sinzi menya tuvukana hari ntabizi kuko the cat like ntabwo ndamubona. Really? Nta nubwo ajya kweza n'agafoto ke. Dore umusore wamizigishuwe fresh kurusha mzero. Abasore giba. Yeah, abarabizi man. Ese Shaddyboo yagishize hehe? Ko ngifitiye impuwe zabihehe. Amani gakiro taburi munsi. Ariko ntabwo nzi nimba mushakora umuziki ariko kuki akora amakava. Kimubaze neza ikibazo. Christopher kuki akora amakava kandi barakoraga imizigo yawe hagashye. Why? What's up my people? Nizere ko aho muri hose mumeze neza, nkomeza kubibutsa ukomeza kwirinda coronavirus iri kugenda ifata indi ntera mu gihugu cyacu. Hanyuma uyu munsi rero turi kumwe n'icyamamare. Wallahi nta muntu utamuzi. Ukurikiye Shandy TV ndabizi aka kanya ugiye kuryoherwa. Reka tutangirira tumuha ikaze kuri Shandy TV ariko mwibuka gukora subscribe nimba utarayikora. Nta wundi turi kumwe ndabona yifunze yitwa Silvizo. Unshaka wongera ukava biteze. Nimeze neza. Sanze ibyana muri bare. Bimwe bita ngo munyenga. Uko mfashwe n'imisonga. Kwenye nseburanirare. Gukina amasirinda nyaruka. Sinazira umugore wawe. Yo. Mwamwumvishe nyine yaje muri iyo ndimbo bundi nyirizina ni cover cyangwa se parody y'igare ya Mico the First. Ya Mico the First. Wow, umva ariko bundi ibintu byo gukora amakava wabijemo gute kuki ari byo wahisemo gukora cyane kurusha gukora indirimbo za bigiti? Nuko ari umwihariko wanjye njyenyine. Ndakuba umwami. Ntankunda gusangira ibintu n'abantu benshi. Mbese nyine uravuze ngo uri umwami. Yego. Ngende umwami muri parody cyangwa se kava muri iki gihugu no hanze yacyo. Yeah. No hanze? Yep. Ushobora ko ari gukora bino bintu mbese mu Rwanda wenyine no hanze. Ariko mu Rwanda se wese ubizi ko ari njye nyine hano mu Rwanda. Ntabwo bikora. Niyo mpamvu rero mbikora. Niyo mpamvu bikora. Bino bintu wabijemo gute igitekerezo cyo gukora cover z'abandi z'izindi ndirimbo zasutse ni kubera iki? Igitekerezo cyaje ari uko mbonye ko ari ikintu kitarahangaha mu gihugu kandi mbona mu bindi bihugu bikomeye babikora bigakundwa bina pushing umuziki wabo. Uvuga nti wayi ntabizana muri iki gihugu tukareba ukuntu ibintu bigenda. None ubu nawe urabona ko ari mama wararaye. Ewana vraiment. Hanyuma abantu iyo twasuye nk'umuntu nkawe uzwi especially uririmba gusa. Ko abantu nibyo n'ubundi baba kuzeho babasha kumenya eske nibyo ni wa wundi byo akora n'ubundi. Yo nangenzi cara mu madiva nzabona ubutunzi budashira mbona ho gutuza Carolina nka Papa Fina mu madiva wa gacupa nta gusinda mama Soxy Baju Carolina ufunge nawe inyuma batatwiba aka kanya ngifite urusenda nkiba muri ghetto ngicana kwiziko sindagura ghetto baby shato baby fashanza kujya ni Buraya nanjye nzurira indege na uzurira indege sibyo na uzurira indege yeah nanjye nzurira indege ahantu hose kwisi hose habonetse ifaranga bakora ubukwe se wakoze ubu ndabona ifaranga rimeze neza ndi afite gukora ahubwo se wowe yewe se n'igihe kiragera. Hanyuma Silvizo umuntu rwose utakuze muri runo Rwanda sinzi ko yaba aba kuri social media cyangwa se akurikirana umuziki mu Rwanda hafi. Ibi bintu ubona bikumariye iki mu buzima busanzwe? Ese ibintu ukora hari inyungu bibonamo cyangwa ni kwishimisha gusa? Gusa nabonamo inyungu nabireka. Rero ikintu kitabamo inyungu ntabwo njya ngikora. Bibamo inyungu ahubwo cyane. Really? Ntabwo ari inyungu gusa nk'ibisanzwe cyane. Usibye kwamamara se kwamamara like ubundi umuntu yamamaye afite fame afite bundi abantu nibyo ibintu byose ufite abantu ufite amafaranga ufite amahoro ufite n'Imana. So rero ibi bintu kuko ntago bizo ukorera YouTube umuhanzi ungana nkanjye uzuza miliyoni 3 mu kwezi kumwe urumva koko bimeze bitekereza mu kwezi kumwe
ufite ibitekerezo meze neza cyane ntabwo wikora wabaye mani ndabona wifunze ariko ni amafaranga ni ibisanzwe abanyarwanda babimenye ni amafaranga none se ko nta kindi kintu twayamaza ku myaka mfite ntago ari myinshi kwambara 300 cyangwa 500 iyi saha yonyine ihagaze nabivuze inshuro nyinshi abanyarwanda barabizi iyi saha iri ntago ihenze uyu munsi nambaye idahenze mu 200 asoje inoroje nawe ntago ari zazindi zo mu biryo iyi mpeta reka kunzi muzi tazatuma ibisambo bintera dore waje no mu rwayi tubarangira ariko mara yaje keci yo mari izi niyo fashion ni manzi fashion style simpora mubabwira se bayanyambitse ahantu hose meze neza kanaga fashion gashyashya urabona nabandi batangiye kutwambara reka genda mbona ngiye nashyize ikintu out nyine ibintu bari mama wara ubingo turi wenyine umbese ugifite like ninjye ngenyine nyifite kuko imaze iminsi ngira ngo ni 3 out hanze maze iminsi 3 uraza kuza kubona izindi zari zifite umuhondo zari amasugi kuno nyine zidafite izindi kala ariko izi kala zindi nyine zaje n'imifasha abanyarwanda ati ntabwo ushaka kubarangira oya ni ibintu naje kumenya ko atari fresh tuba tuvuga ngo twamba amafaranga menshi hari abantu bashonje nasanze atari umuco mwiza reka genda ako ngo witwa ngo papa biciri ngo papa mani abantu duhura nibo babizi nawe uravana nkuremeye umeze neza cyane njye sigiye kudomera iki biraterwa n'icyo ushaka nkuremere njye byose mba mbifite akaze gusa bakakuremera none kandemere mwana yashaka usanga ngiye kujya kuri TV reka mbanze mbiyo sibyo wamwumvishe anyways Silvizo reka tugaruke kuri ndirimbo kwinisibura nshyashya nayo banzu iririmbeho hanyuma ibibazo bize nyuma fata umwana niba udafite budget iva ku mwana babikora bimanukira bisomanira binyesebura iwe komeza ni hagati no hagati nta muwirukirara no mu migozi ni nka pati no kurenza ikanzu dore umusore wamize igishuhe fresh kurusha mziru abasore barabizi ese Shaddyboo yagishyize hehe ko ngifitiye impuhwe zabihehe amaniga kirota buri munsi icyo kigoma nicyo kiduha murare yewe ngo Shaddyboo ngo iki ngo igikize like susko se Shaddyboo no misa afite business afite igikoni giteka ibiryo ariko cyari kiri gucumbagira numvishe ngo baranamufunze arimo aziti cya gikoni wo kabyarawe kiri kibiryo ateka ibiryo biryoshye uriya mukobwa nakura mu mama uriya mubyeyi wabiriyeho se hanyuma ari kumaza ngo igikoni yagishyize cya gikoni yagishyize ese Shaddyboo yagishyize hehe ko ngifitiye impuhwe zabihehe icyo gikoni gifitiye impuhwe zabihehe umuceri kwa Shaddyboo ko tumukoreye ibiryo biryoshye mw'abanyarwanda cya gikoni nikigaruka tujye kumuhahira sibyo hanyuma kwinyesebura bwabyo bivuga iki kwinyesebura ni slang nazanye ni slang urumva nkuko bavuga ati gutwika biziko gutwika ari ugutwika umuriro nyine ugashya slang ni uburyo bwo kwirwanaho ni ukwifasha kwinyesebura nk'ubu ushobora kuvuga ati ndavanga mite n'inyesebura ku restaurant hanze n'inyesebura nkora igifumene neza so kwinyesebura ni slang no twakujura ururimi rw'ikinyarwanda nese ibintu byo gusomana n'ibiki bizamo biti kwinyesebura se babikora bimanukira bisomanira binyesebura iwe ni ibiki bakora like urabona bavuga ngo iki kigoma nicyo kiduha murare babikora bimanukira bisomanira binyesebura uburyo babyina ubundi uri kubyina like ntago ushobora kubyina uhagaze hamwe uba nyine uri kwinyesebura wifasha wimanukira ni hanyuma rero Silvizo niziye gahunda ufite se hari ibindi bintu biri hanze bikorwa ufite hanze like nk'indirimbo zawe cyangwa se n'izindi cover nshyashya just ngewe nta umunsi wose wanjye barakazi kuva nabaho mfite like abanyarwanda bakomeje kunsaba my song official indirimbo narayikoze yitwa ndahurira iri kuri YouTube channel yanjye yitwa Silvizo official ni indirimbo yanjye ifite amasho meza hari abatangiye kuyibona ku ma TV n'abatarayibona bagende bayirebeho so mfite amakava mfite cover we don't care ya Medi kuri channel yanjye mfite cover igare nyine harashye
arashya hahiye haraza gushya hari abantu bayizi ngiyo we don't care kuko ni nshyashya imaze one day ntabwo barayimenya benshi ariko nabonye imaze kugera abantu 3,000 gutyo one day abonye 3,000 nibo bayizi abandi nabo baraza kuyimenya niba ajya kwireba muraza kubafasha ahangaha none kumugaragara mw'abanyarwanda mwe nakoze cover ya we don't care made in a Raven iri kuri YouTube channel yanjye Silvizo official ni nziza imeze neza no mwinyenseburo ni ibisanzwe yeah nyuma reka bazi ikibazo kiri apari y'umuziki wawe n'ibiki yeah cy'ubwenge si wize se ngiye numbaza ibintu bingora ntago mbyemera ntago bikugora ni ibintu buri muntu wese yakora ya shati imwe yumira amasaha 2 amashati 10 azumira amasaha ngaho uzise siko naranywa icyayi nta kibazo cyoroshye man ntago ndanywa icyayi ubundi ngiyewe ntekereza neza umaze kunywa ka cyayi ubwo sawa bisaba reba ni saa 2 ibyo nabirenze subiza kabisa amasaha 10 amasaha ishati imwe yumira amasaha 2 amashati 10 azumira amasaha ngaho azumira amasaha 20 sibyara okay nibye se nibye ariko burani uko nguko byumva yeah hanyuma ibihumbi 10 kugabanya 5 ntago mbisubiza ntago mbyibuka neza ngaho bikube na 5 byibuze ntago ndi bubisubiza ibyo bintu tubyihorere biri kundushya mu mutwe kandi naraye umutwe uri kundya kubera projet susko naraye muri studio naraye si wa kuri WhatsApp nago ubonye igihe ndyamiye naraye studio none nawe ugiye kuntera umutwe mbabara wimbwira ibintu bisaba gutekereza murakoze banyarwanda ibibazo bye ndabyanze ikintu mboye ni kimwe nta mibaruzi ndabyanze oya nibari ndayizi burya imba yarakwihishe anyways reka dukomeze n'ikindi kibazo ibibazo byawe ko ibintu bisaba gutekereza mbabara tubisimo okay nta kibazo yeah nibwirira umubano ufite hagati yawe na Dekati n'umubyeyi like Dekati nyine ni babalao iyo bavuze babalao papa wabo bose yatuvanye mu cyaro araturemera tumeze neza twambara ibirombe nyine Dekati sinzi nanjye njya mbura ukuntu muvuga gusa icyo nzi cyo ni umuntu nyine ukwiriye n'umuntu ukwiriye nyine muri industry ubu niwe wakabaye abanyamakuru bose uvuze ngo yagukuye mu cyaro niwe wakuzanye n'aha zanye town main Dekati ngiye nakoze utuntu cyaza arambwira ati umuhungu we rero ibintu byo kuba hari epfo za Ruyenzi zamuka mino town daza ari ibintu byinshi ajya supportinga byinshi akanyishyurira ama projet ama video ama audio byose akabinkorera nyine sinzi menya tuvukana hari ntabizi kuko Dekati like ntago ndamubona really nta nubwo ajya kweza n'agafoto ke foto ye ndayizi ariko sindamubona like foto urayizi ubu wowe uramuzi isura ye ndamuzi oye wari ugikomeza Dekati nyine Dekati no mutwitsi just cyo cya mbere yatwitse harashya koko bitari ibintu bya black ikindi Kati ni umuntu ufite ubumuntu like afasha umuntu nta kintu na kimwe agendeye iyo ukora ibintu byiza abona ari fresh aragufasha nta kindi kintu azindi depenses zibaye Dekati no agwa hit kabisa guha promo wagira ngo byose sinibyo gusa kuvuga ibyo byose anakuremera imibereho Dekati ushaka kumubwira ati main Dekati uyu munsi byanze gahita akoreza nk'ibihumbi nka 200 mera neza ubu niwe Dekati rero bari sawa kabisa hanyuma hari ibindi bintu uteganya birenze kuba wakora birenze kuba wakora umuziki ndi kubaka studio yanyu narabitangaje kubaka studio yanyu Nyamirambo muri no minsi yatangira gukora muraza kuza kubimenya ari uko nyine hahiye babahanzi bose sababonye ko ba Christopher basigaye bakora amakava bazaza mbigishiriza iwanjye ntabwo wabibonye se abasani benshi basigaye bikora udukava ariko ikibazo babikora nabi urabuze ngo Christopher ntabwo usozaga kava aherutse gusora muri iyi minsi yasohoraga kava Christopher Maja asohoraga kava abahanzi benshi bagiye bakora udukava ndende na Safi na Diba nyine harahiye babonye ko ibintu yari mama none se kuvuze ngo wabikora nabi
nyine uburyo babikora ntabwo ari ninde fresh utashimye cover ye yakoze nyine babikoze mu buryo bwabo nyine n'ubundi ibintu byabo babikora mu buryo bwabo njye nkakora mu buryo bwanjye ariko just kuri njyewe uzi amategeko ya cover nuko bikorwa n'impamvu nabikoze ntabwo babikoze neza nkuko bikorwa especially ndi Christopher ira ndirimbo ntabwo ikoze neza nicyo niyemereye nyine yashyizemo art yiwe ntabwo wakoze ndirimbo uko yari imeze we yashyizemo nyine ibye ntabwo nzi nimba nyine kubikora akavanka nkuko biri mu mategeko yayo ariko sinzi nimba byaramunaniye ariko byanze bikunze byaramunaniye ko yaza kubishobora ari kubikora neza ariko nyine respect nyine tu okay asema ibintu buza kuri Christopher bizakora beef yawe nawe hagati yawe nawe nta muhanzi yongera na beef ubundi baravuga ngo abasangira ubusa bitana ibiki ntabwo nsangira nabo ubusa meze neza ndarya ngahaga naha n'abandi tugasangira so rero Christopher ibiraho nyine mani beef zo mu Rwanda zidafite ikintu zubakiyeho nta kintu zimaze beef umunwa gusa ariko ukaba ari ukurira yanjye mvugisha ukuri nese suyize ndirimbo ndayizi vraiment noneho uzafate wenda se wadukompara ko ngende umwami reka da muri cover sibyo ntabwo wadukompara ariko uzashaka abandi bana bakizamuka bari kubyiza uba compare n'indi ndirimbo ya Christopher asanga bamurusha hari ba Derek uriya muntu gakoze ngo uriya muntu nabo muri Kasuku Derek nakora amakava aramurusha kandi umwana mutoya abana bari kuzamuka bamurusha gukora cover ariko ntabwo nzi nimba bamusha gukora umuziki ariko ubundi kuki akora amakava kimubaze neza ikibazo Christopher kuki ukora amakava kandi barakoraga imizigo yawe hagashya why azagusubiza ibyo ngibyo nawe tuzamushaka asubize kino kibazo hanyuma reka tugana ku musozo ikintu ubwira abanyarwanda abakunzi bawe abantu bagufana kuko rwose ni na benshi abantu bamfana ikintu cya mbere ndabakunda byatari kuko si n'uburyarya kuko ubu niyo mbivuze umutima utera ndabakunda byatari ikindi bakomeze bangaragariza urukundo rwabo ntibazacika intege kuko nyine ngewe nkora ndi mushya buri munsi ikintu cyose nkoze abantu kirabarenga bati Vizo ntitujya tukumenyera rwose mfite ibintu byinshi ngomba kubaha kandi byiza aho ngiye kubakira studio yanjye noneho haraza gushya noneho njya muri studio ntishyuye buri munsi so rero bamfashe bansapotinge n'abandi bana bari hasi ngira ngo urabona ko generation iri kuzamuka ari iri gutwika abasaza twabavanyemo bikumva tuzamure n'abandi bana bafite tala ikindi bankurikirane kuri social media zanjye wenda hari umuntu mbonye bwa mbere nabyo bibaho ari numvishe ko nyine nshoboye wenda nonaha ariko asimbukire kuri YouTube channel yanjye yitwa Silvizo official kandi subscribe unzogera njye ya update nyine ahita abona ikintu kizeho Instagram yanjye ni Silvizo cover mungu gutekereza bisi bingora kwa na studio ngatekereza ni bagiye Instagram yitwa Silvizo cover official 1 akole follow ikindi men tukora ibintu by'ukuri turi kubeshya byanyabyo nyine hashye koko ubundi baravuga ngo umuntu atwika hahiye koko impamvu jaha ntihahiye uturutse babwirana uturutse hahiye sasa rero Imana ibaho umugisha cyane ndabakunda nawe guha umugisha bakore na subscribe kuri TV yawe cyane rwose ubundi bimanukire twinyesebe sawa rero amahirwe masa mukiri gukora nakoze aricyo nibagiwe boss rwita nyirukana ye baba we nari nibagiye gushimira boss wanjye bamwita senior umuhungu muremure muri Kigali koko ndashimira na senior group iri kumfasha mu bintu byose nikora muri no minsi ndashimira abanyarwanda nawe ndagushimira no muniga yitwa nawe ujye muvuga yitwa Francis thank you too bye